One. Hari abantu benshi hano kuri Makadam bari kujya bakora amakosa atandukanye, ugasanga amakosa barimo gukora ntabaho, ugasanga ibintu byose bari kubinyamo cyangwa se bari kubyica bitewe n'ikibazo gitoya gusa kiri kubamo. Noneho ugasanga hari umunsi wenda nk'umunsi w'ejo kuwa gatandatu, murabizi yuko twari turi ku Sabato cyangwa se nyine kuwa gatandatu uko nguko. None ushobora kuba warawusibye, njye nagerageje kusiba kugira ngo nanjye mbashe kubereka cyangwa se mbashe kubigisha uburyo ibintu biri gukorwamo. Noneho wowe bakakubwira ngo niba ushaka gukomeza umunsi wawe, wowe wasimbutse utanga ibihumbi 2,000 by'amakoyini. None ukifata ukagenda ukayatanga, cyangwa bakakubwira ngo gura orikupu runaka ugatuzigura ugatanga ibihumbi 2,000 byawe. None wajya kureba ahangaha ukabona amafaranga yawe yavuyeho, ukibaza amafaranga yawe ari kujya maze ukahayoberwa. Reka mwereke rero uburyo iyo nuze bari kugoreza ukuntu imeze. None utaza gukora ikosa ngo wibeshye ngo ubikore nk'uko uri kubikwereka. Murabona iyi nuze bamaye hano hejuru, iyi ngiyi ubu ni umunsi w'ejo nasibye ariko nkaba ntawukoze. None bari kunsaba ngo ntange ibihumbi 2,000 by'amakoini yanjye, maze ubundi mbashe gusubira ku munsi w'ejo nyine nkomereza aho nari ngejeje. Ariko ibyo ngibyo nta kibazo biteye, niba ushaka kuyatanga, ariko icyiza wabyihorera kandi mpabere ukuntu bimeze. Murabona ahangaha, murabona ukuntu ibintu bimeze. Murabona ubu ngubu bari kunsaba ngo ninkomeze ntambuke, ubundi mbe natanga ari amafaranga nyine ibihumbi 2,000, kandi iyo gahunda ntabwo nyifite. Murabona ahangaha ayo masaha namara kurangira ino nuza bampaye, iyi task bampaye ahangaha irahita ivaho. None uyuko ahangaha banyandikiye hasi bari kumbwira ngo mbashe gutanga ibihumbi 2,000, ngibi ibihumbi 2,000, ibi ngibi nimara kubitanga undakomereza umunsi nari ngejejeho. Kandi ibyo bintu ntago ndi buze kubikora bitewe nuko ndamutse mbikoze amafaranga yanjye yatagabanyuka. Ikindi bakakubwira ngo bashe kugura izino ball, izi ice, ngo bashe kuzigura. Nuzigura uratanga amafaranga, nabwo amafaranga yawe abashe kuvaho, uyoga amafaranga yawe ariho ahantu arimo kujya. Iki kintu mukitondera kuri Makadamu, mukitondera nyamuneka, ibintu ntibubeshye ngo ubikore. Murabona uko ibintu bimeze, simuri kubona uko bimeze, about to be lost, get a repair to save it. Niba ubeshye ukabikora, ibi bihumbi 2,000 nyamuneka bihita bigenda, kandi ntundenganye ngo ntabwo nabibigishije. Murabona yuko ibintu bibiretse hakiri kare. Niba wateretse umunsi ujye wihorera ayo masaha baguhaye, ayo masaha amanzi arangire. Niba atari yarangira byihorere amasaha 2 baguhaye, amasaha 2 hafi kuri 3 n'iminota 7 n'amasegonda. Urabona hasigaye amasaha makeya, biba bivuyeho batabikansaringa, ntacyo bitwaye. Ibyo bintu nabyo mubyihorere uko nguko. Irindi kosa abantu benshi mujye mukora no kuri Makadamu, ntabwo mujye mureba zino video. Izi video kuki mutazireba? Izi video kubera iki mutajye muzireba? Izi video ahangaha handitse ngo kane, izi video kuki mutajye muzireba ahangaha? Muzi yuko amafaranga na amafaranga menshi muri kwitesha, kandi mu gihe uzajya kubikuza usasanga warayabuze, uvuga ngo amafaranga yawe ntabwo azamuka. Izi video nyamuneka nazo muzirebe nyamuneka, ibi bintu mubikurikirane neza. Ikindi mugaragaze mukore izi task baba bahaye, izi task muzikore. Izi task muri kubona ahangaha, ukanda hano handitse ngo see details ahangaha, ubundi ukabona task zose bagiye baguhereza. Murebe ngizi task, dore ngewe iyi task ngiye guta nyikora mu kanya. Iyi ngiyi guta nyikora mu kanya, batamereza amakoini yanjye aya ngaya, batayamereza bitewe nuko murabona yuko bamze ngo ndagenda 3,500 ngo muri weekend Sunday, uyu munsi nyine ku cyumweru Sunday. None iyi ngiyi nayirangije, iyi ngiyi ntabwo ndayirangiza. Murabona nyine ukuntu ibintu bimeze. Murabona amafaranga hano hejuru ahangaha, amafaranga hano hejuru mfite ahangaha. Murabona amafaranga hano hejuru mfite ahangaha, mu kanya mugiye kubona amafaranga yanjye ahise yongera. Iyi task ngiye kuyikora mu kureba kandi muhibereye. Ngazi ndize ko ibintu muri kubera ukundi kubibereka. Nawe ushaka video itinda, niyo mpamvu video nyigize ntoya kugira ngo ibintu bimere neza. Ikindi abantu mutajye mukira zino game, izi games kuki mutajye muzikina. Uhitukana ahangaha kabiri, ubundi agataba kwereka game zihari. Utazakora ikosa ngo ukine game hanze. Game ugomba kwikina ahangaha kuri Makadamu. Dore izi game zose zihari. Izi game kuki mutajye muzikina? Izi game izi kuki mutajye muzikina? Nazo zitanga amafaranga. Mugaragaze mukine game ahangaha kuri Makadamu. Nizere ko ibintu byose ndi kubereka muri kubisha ku murongo. Noneho kanze cleaning amafaranga yo nakora uyu munsi, maze namwe mbibereke. Uyu munsi nagiye step izi kanze mbibereke. Izi step nizo nakoze uyu munsi. None ngiye kuzikliminga, maze ubundi mbereka amafaranga bagiye kwita bama. None hahandi muri weekend bite mbereka amafaranga ngiye guta nkorera.
ndizere ko muri kubibona. Urabona ahangaha ahantu nagiye murabona ko nakora 12,500 batabamuhereza na gift. Noneho nahandi muri weekend za 2035 bansabye nabyo baratabamerezaho amakoini yanjye 25. Okay, uzafata akangaka ndize kuri muko kabona tugakurure tukageze ahangaha. Reka turebe noneho. Murabona bya ndi kubabwira, nawe byo ndi kubabwira, dore bari kumbwira ngo barimo kumbwira ngo ntanga 2,000 ahangaha. Bakumze ntanga 2,000 kugira ngo babashe gukomeza uwo munsi wanjye. Ntago mbishaka. Ikintu ndaza gukora rero ngewe leta nza nikandire ahangaha hano hejuru gakubo. Nizere ko ibyo ndi gukora urimo kubibona. Leta nza nkanda no gakubo. Nongere ngire gucya. Ngire gucya. Ndize ko ibyo ndi gukora kubibona. Nizere ko ibintu byo ndi gukora urimo kubibona. Ubundi mfite nza nkande ahangaha hano handitse ngo lost my stick. Okay? Murabona yuko ibintu ukuntu bimeze. Ndize ko guys urimo kubibona. Ndizere ko ibintu urimo kubibona guys. Bituza ukanda no kugakubo ahangaha hano hejuru. Gucya. Urabona yuko amafaranga yacu bagiye guhita bayamereza. Okay guys, murabona ko amafaranga yacu basa bayamereza. Ariko ya Messi 95 iyo nari maze gukorera, ya Messi 95 nari maze gukorera basa yitwara. Okay guys, kugira ibintu bibiri nazo ntanze iminsi nari maze gukora hara hejuru basa yitwara. Urabona yuko bari kumbwira ngo uyu ni umunsi wa mbere. Ahangaha naho rero utazakora ikosa ngo itukanda hano handitse ngo mbese ngo wibeshye ngo ugure zino ice. Izi ice nuzigura uzaba wahiye. Uzatugira ngo gucya utambika ku ruhande. Mwabonye ukuntu bikoze gucya. Ugarutse gucya urabona uko ibintu bimeze. Ugire gucya ugire na gucya. Urabona yuko ibintu bikoze ruzungu itukana hano hejuru ku gakubo ahangaha. Ndize kurimo kubibona ahangaha gucya. Ibintu bite bijya hehe ruzungu. None urabona yuko ibyo 3,500 bahise bambwira ngo ni increasing reward. Ndaza increasing ahangaha. Cyane increasing batamajyana handi muri za challenge. Ubundi bite nza increasing gucya amafaranga ngiye batabayohereza hara hejuru. Nizere ko ibintu byose uko biko bikora uri kubibona continue. Ubundi ibintu bite bijya ku murongo. Urabona yuko nsigaje iyi ngiyi gusa. Iyi ngiyi ahangaha. Iyi niyo nsigaje ni iyi ngiyi. Ubundi iyi neza iyi challenge nayo nkaba ndayifunitse. Okay guys, mukora ibintu ndi kubabwira 5 ubundi ntagire umuntu ukora ibintu ntamubwiye. Urakora ibintu ntamubwiye amafaranga y'abakara mukaba yatwaye ibyo nibibareba mumenye ko ibintu byose nabarangije kubibereka. Okay guys, ubwo buriye muri make ukuntu nabwo ureba video uraza ukanda ahangaha handitse ngo jackpot ukaza ukandaho rimwe. Niba utari wakanda subscribe ubwo ugiye guhomba ibintu byinshi kuko makadamu ugiye kuza uko video uko azotse video nshyashya nanjye basohora yindi cyashya hasoka video ikibazo cyose ugira indika muri commentaire ndagusubiza. Ciao ciao ndabakunda, reka duhure mu zindi video. Ciao ciao.